Imana ishimwe nanone kandi ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi ku cyumweru twongeye kuboneka imbere yayo kandi ni umunezero mwinshi. Reka mvuge ngo ikaze bene data bavandimwe, ubwoko bw'Imana kubw'ababashije kugera hano. Imana ibahe umugisha cyane, ndetse n'abandi bakurikira ubutumwa bwiza bari mu ngo zabo n'abandi bari hirya kure cyane. Imana ibagire neza aho muri mwese, ariko cyane cyane mwebwe turi kumwe uyu munsi, ndabasengera umugisha ku Mana kugira ngo ijambo ryayo n'isezerano ribashe kwinjira mu mitima yanyu, kandi n'ubundi ribashe kwera imbuto, kandi imbuto nyinshi zihoraho. Imana ishimwe cyane. Turasoma n'ubundi ijambo ry'Imana aho badusomeye muri Samweli wa mbere igice cya 7, ndasoma umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Uwadusomeye yahereye ku murongo wa mbere ageza ku murongo wa 14, ariko reka nsome umurongo wa 3 ngeze ku murongo wa 4. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baherako bakuraho Bali na Ashitaroti, bakorera Uwiteka musa. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, turakunezerewe Mana yacu, kuko igihe cyarageze Abisirayeli ubwo intambara zari zibamereye nabi, babashije kuba imbere yawe barihana, bitandukanye n'ibigirwamana, maze urabumva ubakiriza igihugu ndetse ubaha umugisha. Natwe duteranye imbere yawe nk'itorero Mana, turakwinginga kugira ngo duhe umugisha, maze dushake mu maso hawe tugiriye neza, maze utuvanire ibiturwanya byose. Habwa icyubahiro Mana, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, Imana ibahe umugisha, abaturutse mu turere tutari tumwe hirya no hino, mu mirenge itari imwe, Imana ibagire neza. Ijambo dufite uyu munsi ndetse ari naryo sezerano riratubwira ngo impamvu z'ibikorwa by'imisipa. Impamvu z'ibikorwa by'imisipa. Murabizi ko kuva icyorezo cyatangira hagiye habaho ibibazo by'uko guterana rimwe na rimwe ntabwo byagiye bikunda, gukora amateraniro ntabwo byagiye bipfa kwemera ahantu henshi, ndetse insengero zarafunze, ahantu henshi aho gusengera harafunga kubera ingamba zo kwirinda icyorezo. Reka mbabwire ngo no kuramukanya, gusuhuzanya ntabwo byari bigikunda, ndetse byagiye bihinduka. Ibyo byose ari mu rwego rwo kwirinda. Tukiri aho ngaho mu byerekeranye no gusuhuzanya, muzi ko ibihugu bitandukanye bifite uko bigenda bisuhuzanya. N'ubusanzwe hari ibihugu bimwe na bimwe bitajyaga bisuhuzanya bihoberanye, ahubwo n'ubundi bahuraga bakarebana cyangwa se bakagerageza bakunama. Hari n'abasuhuzanya babwirana amagambo nk'Abisirayeli basuhuzanya bavuga shalom shalom, amahoro. Impamvu ibitera ni uko Abisirayeli baciye mu ntambara zitoroshye. Muzi ko igitabo cy'abacamanza ni igitabo kitwereka buryo ki Abisirayeli bakomeje kuba mu ntambara, ndetse Abafilisitiya bakabagabaho ibitero. Usibye n'Abafilisitiya gusa, Abisirayeli bagiye baba mu ntambara, ndetse babura igihugu, ndetse bageza n'aho benda gushiraho rwose ku gihe cy'Abanazi. Ibyo byose rero ni ukuvuga ngo byatumye noneho iyo Umuyisirayeli ahuye na mugenzi we, indamukanyo, ese uri amahoro, ese uracyahumeka? Kubera iki? Kuko amahoro ni ikintu bashatse kandi bagiye babura kubw'intambara zagiye zikunda kubaho. Hari n'ibihugu rero kubera ubukene baciyemo n'inzara n'iki, bahura ugusuhuzanya, abase wababonye icyo urya. Ngira ngo bamwe murabizi nka Korea y'Epfo, kuko yanyuze mu bukene bukabije mu myaka 50-60 ishize, bakunze kuramukanya, yahura na mugenzi we, ese wabonye icyo urya, ese waba warayuriye? Kubera iki? Kuko ni ukuvuga ngo ubwo bukene bwatumye n'inzara byatumye gusuhuzanya biba mbese wabonye icyo urya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni muri urwo rwego, ni kuri urwo ruhande hano dusoma mu gitabo cya Samweli, tubona ko Abisirayeli baciye mu ntambara, baciye mu bibazo bikomeye cyane. Ariko twabonye ku cyumweru gishize yuko hari umudamu witwa Hana wasenze isengesho ryo kwizera, areba igikenewe mu itorero, aravuga ati, Mana, numpa umwana w'umuhungu nzamuzana mu rusengero,
agukorere iminsi yo kubaho kwe kose. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero muzi neza yuko ibitabo byo muri Bibiliya tumaze igihe tubiganiraho ijambo ry'Imana ku cyumweru, noneho kuva ku cyumweru n'ubundi kibanziriza igishize twakomeje mu gitabo cya Samweli wa mbere, tubona isengesho rya Hana, kandi Hana yaje kubyara Samweli. Reka mbabwire ngo Samweli n'ubundi Hana amaze kumubyara yamujyanye mu rusengero. Icyo gihe mu rusengero nta butumwa bwiza bwari bugihari, ndetse n'umupasiteri wari uhari witwaga Eli. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo n'amaso ye ntiyari akireba neza, ngo ijambo ry'Imana ryari ingume muri ibyo bihe. Ntabwo byari byoroshye rero, ariko Hana abasha gufata icyifuzo, asengera umurimo w'Imana, ndetse Imana iramusubiza, ahigura umuhigo, ajyana Samweli mu rusengero. Samweli rero, uwo mwana witwa Samweli w'umuhungu, amaze kugera mu rusengero, niwe wagaruye ijambo ry'Imana, niwe wazanye ivugurura ry'itorero, maze ijambo ry'Imana yatubwira ngo iminsi yose ya Samweli, igihe cyose Samweli yari ariho, nta ntambara zabaye mu Bisirayeli. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ngo Samweli hari ibanga yazanye, ari byo butumwa bw'uyu munsi, ngo impamvu z'ibikorwa by'imisipa. Samweli rero yasobanukiwe ko ikibazo ntabwo cyari Abafilisitiya. Yaje kureba aravuga ati oya, byumvikana bite yuko Abafilisitiya badutera turi ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, bakanyaga isanduku y'isezerano bakayitwara, isanduku yabanye na ba sekuruza na ba sogokuru n'abandi bagenze bava muri Egiputa, ikabagenda imbere, inyanja itukura igacikamo kabiri, mu butayu bakabona manu zo kurya, bakabona amazi yo mu rutare, bakambuka Yorodani. Byumvikana bite ko abatakebwe, abatizera, noneho bajyanye isanduku y'isezerano, bamara igihe baririra Imana. Ariko Samweli niwe waje gusobanukirwa ko ikibazo kitari imbaraga z'Abafilisitiya, ikibazo ntabwo byari ibitero by'Abafilisitiya, ahubwo Samweli yasobanukiwe ko Abisirayeli hari icyo bagombaga gukora. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero natwe uyu munsi ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo tugitekereza kuri iri jambo, nawe Imana nikugendera, Umwuka Wera akagira icyo akwereka kijyanye n'ibikorwa by'imisipa, ugikore, maze urabona gutabarwa, kandi urabona ibisubizo biturutse ku Mana. Reka mbabwire ngo abantu bashaka ibisubizo, abantu benshi bashaka ibisubizo, agashakisha ibisubizo, akazamuka umusozi, akazamuka igiti, ashakisha ibisubizo biva ku Mana. Ariko reka mbabwire ngo tugire icyo duhindura gatoya, noneho dukore ku buryo duhagarara ahantu, twinjira mu rugendo rutuma ibisubizo bidukurikira. Imana ishimwe cyane. Mwene data ubwo yashimaga Imana, yatanze icyifuzo cy'uko ivugabutumwa ry'abantu b'amatsinda 5,000, nuvuga ati niyemeje kujya muri uwo mubare wo gukiza ahantu 5,000 ku isi hataragera ubutumwa bwiza, hatari Bibiliya yo mu rurimi rwabo. Ntabwo byoroshye kuba yarafashe uwo mugambi, ariko rero Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo hari umugambi ufata, noneho ibisubizo bikagukurikira. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Samweli yafashe umugambi, aravuga ati tugende imisipa, buri wese mu Bisirayeli duhurire imisipa, dukore igiterane cyo kwihana, turambike hasi ibigirwamana byose, maze murengwe Imana iradutabara. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye iki gitabo twasomye ku murongo wa 14, ngo kandi imidugudu y'Abisirayeli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya, igarurirwa Abisirayeli uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo, Abisirayeli barukura mu butware bw'Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'abacamanza 14 bagiye basimburana. Ijambo ry'Imana mu bacamanza ritubwira yuko ngo icyo gihe ntabwo hari hariho gushaka Uwiteka, icyo gihe buri wese yakoraga ibijyanye n'uko abyumva. Tekereza ku kajagari. Mu gitabo cy'abacamanza igice cya 21 umurongo wa 25, ngo ariko icyo gihe Abisirayeli nta mwami bari bafite, kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse. Igihe cy'abacamanza umuntu wese yitegekaga uko ashatse. Ibyo rero byazanye akaga, byakinguriye umuryango Abafilisitiya. Noneho umva, reka mbabwire, iyo ubwoko bw'Imana, itorero, abizera, iyo tudakoze umurimo Imana idushakaho, burya bikinguriye umuryango Abafilisitiya, ab'i Babuloni bakinjira, ba Nebukadinezari bakinjira, abo bose bakaza bakatugabaho ibitero. Kubera iki? Kuko Imana ibishaka ngo idukangure, maze twongere tugaruke ku Mana. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ibisubizo ni ngombwa, ni uburenganzira bwawe bwo gushaka ibisubizo. Ariko uyu munsi uvuga uti
ndagomba kwinjira mu nzira, ndagomba guhagarara ahantu noneho ibisubizo biza bisanga. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu munsi aho gushakisha ibisubizo ahubwo bigushakishe. Haleluya. Ibisubizo bigusanga ahantu uri, bigusange ahantu uri nufata isezerano. Ngo Nuko Abisirayeli baherako bakuraho babayari na Ashitaroti bakorera Uwiteka musa. Uwo ni umurongo wa 4. Samweli yazanye ububyutse mu Bisirayeli, yayoboye ibikorwa by'imisipa byo gushaka mu maso h'Uwiteka Imana. Samweli yari muntu ki yarameze ate rero? Kandi ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo dutekereza kuri Samweli uyu munsi ufata umwanzuro wo kugira ngo utere intambwe nk'uko Samweli yagendaga. Icya mbere nuko Samweli yarazi neza gusenga icyo ari cyo. Yarazi ishusho y'Imana iyo yageze mu muntu yuko Imana irazi igakora. Samweli yatangiye gusenga akiri mutoya ntabwo yagize amahirwe yo gukina agapira n'abandi bana bangana. Akiri mutoya ntabwo yagize amahirwe yo kujya mu mashuri y'incuke kugira ngo akine agapira n'abandi bana, ahubwo mama we Hana yamujyanye mu rusengero. Ageze mu rusengero nk'uku nguku akiryamira iruhande rw'isanduku y'isezerano, akajya asenga Imana, maze Imana ikajya imuganiriza. Mu gihe Eli yabaga yiryamiye hirya ahantu hashyushye cyane, ariko Samweli aremera akicwa n'ubukonje, aremera umuyaga wose waturukaga hirya no hino ukamukubitira hagati hafi y'isanduku y'isezerano. Samweli yasobanukiwe neza gusenga icyo ari cyo. Imana ishimwe cyane. Samweli yari afite umwuka w'Imana, niyo mpamvu ubwo yaratangiye gusenga ngo Nuko Uwiteka Imana guhinda gukomeye ku Bafilisitiya. Imana irashaka guhinda gukomeye ku bibazo biguhagurukiye bimeze nk'Abafilisitiya. Muri iki cyumweru niryo sezerano Imana iduhaye. Nusobanukirwa gusenga icyo ari cyo, kubwira Imana, kubana n'Imana, kuba ahantu Imana igushaka, byanze bikunze Imana iraza guhinda gukomeye ku bibazo biguhagurukiye. Imana ishimwe cyane. Samweli we yamenye ko gusenga kuva akiri mutoya ndetse akomeza agenda akura. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nta jambo rya Samweli ryigeze rigwa hasi. Imana ishimwe cyane. Mu magambo yavuze nta jambo ry'imfabusa. Bishatse kuvuga ngo n'amasengesho yasenze, nta sengesho Samweli yigeze asenga ngo riburi igisubizo. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko yasobanukiwe gusenga icyo ari cyo. Samweli yarameze ati ari muntu ki yagendaga gute rero kugira ngo ayobore ibikorwa by'imisipa? Icya kabiri nuko Samweli yarazi neza urugendo rw'isezerano. Urugendo rw'isezerano ni urugendo ugenda uyobowe n'umwuka wera kandi ugenda aho Imana igushaka. Dutangira uyu mwaka, ijambo Imana yaduhaye ni ukuba abigishwa dutanga igisubizo ahantu turi. Haleluya. Dutanga igisubizo ahantu turi. Nuvuga ngo urugendo rw'isezerano ni ukureba ibyo Imana ishaka ukabigira ubushake bwawe. Ibyo wowe washakaga ukabirekera Imana ikabyitaho. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu tubanze dushaka ubwami bw'Imana, dusengere ivugabutumwa na misiyo, dusenge kugira ngo bari abantu bo mu matsinda 5,000 cyangwa se amoko 5,000, ibihugu byinshi bitarageramo ubutumwa bwiza, dusenga Imana. Urwo ni urugendo rw'isezerano. Niyo mpamvu rero uyu Samweli yabonye neza yuko aba Bafilisitiya ntabwo bashoboraga kubatera mu gihe cyose bahagaze nk'abigishwa batanga igisubizo aho bari. Niyo mpamvu yahamagaye Abisirayeli, arabahamagaza bose ngo bahurire imisipa, bihane ibyaha, bashake mu maso h'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze abantu banjye bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababariye igicumuro cyabo kandi bakiriza igihugu. Imana ishimwe cyane. Ariko ni kenshi dushaka kureba ukundi kuntu twabigenza. Nidutekereze gushaka mu maso h'Imana, nidutekereze kwihana bya bindi umwuka wera twereka, ahubwo tugatekereza ko hari ukundi twabigenza kugira ngo tubone ibisubizo, tubone n'umugisha, ndetse tuvanirwaho akaga k'Abafilisitiya. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu banjye bitirwa izina ryanjye. Bene data, Imana ishaka ngo Abisirayeli ari we mwana we w'imfura, abizera turi Abisirayeli b'igihe cya none. Kubw'ibyo dusobanukirwa ko turi mu rugendo rw'isezerano. Urugendo rw'isezerano ni ukwerekeza mu gihugu cy'i Kanani. Igihugu cy'i Kanani ni ugukura mu buryo bw'umwuka, ni ugukura mu buryo bw'ijambo ry'Imana kugira ngo tugere ku kigero cyo kuba icyaremwe gishya kandi twiteguye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Icya gatatu rero, Samweli yarazi neza imbaraga ziva mu gusenga.
mu gusenga harimo imbaraga. Kubera iki? Kuko urasenga maze Imana ikaza ikaba ari ikora kandi igakorera muri wowe. Yarazi ko ahantu avana imbaraga ari ku Mana. Niyo mpamvu yahamagaye abisi ati tujye gushaka imbaraga ku Mana, tujye gushaka ubutabazi ku Mana, tujye kwinginga Imana izi turwanirire. Imana ishimwe cyane. Uwitwa Yosuwa yigeze kuba ari kurwana urugamba asenga Imana. Imana imuha igisubizo kitigeze kubaho mbere ya Yosuwa, kitigeze kinagaruka kubaho. N'abashakashatsi bize siyanse basanze koko icyo gihe cya Yosuwa isi yarahagaze kugira ngo Yosuwa abashe kunesha urugamba. Imana ishimwe cyane. Isi iremera irahagarara kugira ngo Yosuwa abashe kurwanira ahantu ataramenyereye. Iyo biza kugera kuba nijoro ntabwo byari kumworohera kuko ibihugu byari byishyize hamwe ngo bimurwanye. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza gusobanukirwa imbaraga zo gusenga. Kandi wowe uri hano nawe ukurikirana ijambo ry'Imana uri kure, ni ukuri Imana iguhe umugisha kuko wasobanukiwe ko gusenga Imana ari ibintu by'umumaro cyane. Bitabaye ibyo ntabwo waboneka imbere yayo. Imana ikugire neza rero. Imana yabanye na Yosuwa, Imana yabanye na Samweli kandi yaramukoresheje. Impamvu z'ibikorwa by'imisipa, impamvu ya mbere ni ukwihana. Imana irashaka ngo tuvaneho Ashitaroti, tuvaneho Bayali, tuvaneho icyaha n'igisa n'icyaha, maze duhagarare imbere yayo twishimire. Nitwishimira rero umurongo wa 10 ngo nuko Uwiteka aramanu ahinda guhinda gukomeye maze atatanya Abafilisitiya. Imana itatanya Abafilisitiya muri iki cyumweru. Imana yagize ibyo byose bitubuza amahoro, biza bigatwara isanduku y'isezerano, bigatwara ijambo ry'Imana ntiriboneke muri twe ngo ribe rigwiriye, bikaza bigatwara ibihe byacu byo gusenga. Ibintu by'Abafilisitiya biraza bigatwara ibihe byacu byo kwagura ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane kubw'impamvu z'ibikorwa by'imisipa. Kandi ibikorwa by'imisipa si ukwihana gusa, ahubwo nanone no kugarukira Imana. Reka mbabwire ngo isanduku yagarutse mu Bisirayeli, ariko imaze kuhagera Abisirayeli ntabwo bagarukiye Imana. Icyo cyabaye ikibazo rero. Niyo mpamvu tuje imbere y'Imana mu buryo bw'itorero nk'uko n'iteraniro tugomba kwitandukanya n'ibidashimisha Imana. Bitagenze bityo Umwami Yesu ngo arabaza abwira ati sinigeze mbabona, cyagiye sinakubonye muri korari, cyagiye sinakubonye mu rusengero, reka da mva imbere genda. Ariko rero igihe cyose tuje imbere y'Imana tukitandukanya n'ibizira Bayali na Ashera, tukabashyira ku ruhande n'ibigirwamana byose, Imana iduha umugisha, igaha umugisha n'abadukomokaho, igaha umugisha n'abazabakomokaho, mbese ubwami bw'Imana n'isezerano rigakomeza. Uwo munsi rero Uwiteka yahinze guhinda gukomeye kandi guhesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo iki cyumweru tugiye gutangira Uwiteka Imana igihinda guhinda gukomeye ku kintu cyagutera ubwoba cyose, ku kintu cyaguhagurukira cyose, mbese unezererwe ibikorwa by'imisipa. Imana ishimwe cyane. Imana rero yishimiye Abisirayeli maze kuko bari bayigarukiye. Mureke tugarukire Imana, mureke tugarukire Uwiteka Imana, nayo iratugarukira kandi iratugwanira ndetse iraduha ibisubizo. Iby'Umwuka Wera rero ni ukwemera kugira ngo tuyoborwe n'Umwuka Wera kandi twitandukanye n'ibitameze neza byose, maze Imana ikomeze itugwanirire uko bwije nuko bukeye. Nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo ugende kandi unesha ndetse ubaho ubuzima bunesha bwera imbuto zikwiriye abihaniye. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe imbazwa bw'icyubahiro, uruhera kandi urakiranuka. Abisirayeli igihe cyarageze bitandukanya n'ibizira maze bashaka mu maso hawe, ndetse baba ari wowe bakorera wenyine. Mana yacu, dushoboze kugukorera we Mana yacu, kandi uturinde buri munsi kugira ngo twinjire mu isezerano, kugira ngo buri munsi dusenge isengesho wishimira, kugira ngo buri munsi uturwanirire maze urwanye ibiturwanya. Habwa icyubahiro ko wumvise gusenga kwacu kandi uko ubikoze uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen.